yabaye umukire ariko niwe musore wanteye inda kandi inda yavutsemo wowe. Nabwiye nti mama uri muzima ko watubwiye ko papa yapfuye, papa arazutse saba rupati boss wanjye bite, urarwaye byakugendekeye bite, umeze ute, ubwo ufite ikibazo ki? Ko yarandebye mama ahita ahaguruka mbona agiye mu cyumba ari kurira. Ndagiye mbona ibintu biratandukanye ndamubaza mama ubaye iki kuri kurira? Mama arambwira ati ndeka njyenyine. Nabonye mama ahindutse, ibintu byose bihindura isura. Nari nzi ko agomba kwishima, nzi ko agomba nyine kuba umuntu wishimiye ko umwana we yagarutse kandi ndi kugenda ntera imbere. Mama mbona agiye ahubwo wagira ngo agiye muri koma, yipfungirana mu cyumba cye, ndakubita urugi aranga gufungura, nshaka kurumena arabyanga neza, mbona ibintu bihinduye isura. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Ngenda gusuhuje rero kandi ngo haye ikaze nanone hano kuri Ep Media. Abari mu Rwanda, abari mu bice bitandukanye by'isi, burasirazuba bw'isi, burengerazuba bw'isi, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo ndetse no hagati, ndabasuhuje cyane. Abari mu Rwanda namwe bari mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, burengerazuba, umujyi wa Kigali, mwese ndabaramukije kandi nyine mbahaye ikaze hano mu gice cy'inkuru dusanzwe dusangira. Inkuru y'uyu munsi rero tuyitangire mu modoka. Imodoka irimo abantu benshi bari mu rugendo rwose, benshi pe, imodoka zijya mu ngendo za kure, rwa rugendo rwa kure rwose, kuko nyine bamwe bari basinziriye bananiwe cyane, abandi babashije kwihangana ariko n'undi bikaza kurangira baryamye bagasinzira kubera nyine kwicara mu modoka umwanya munini. Keve rero nk'umusore ukiri ingaragu nawe yari yicaye nyine muri iyo modoka, ahubwo gahunda yari ukujya gushakisha akazi nyine yakora kuko yari avuye mu rugo iwabo, ibintu byari byanze, ibintu byari bimeze nabi. Yari umusore ukiri muto, umwana rwose w'ingimbi. Keve rwose yari indushyi, yari yarakuze iwabo, nta hantu bakura ibyo kurya, ntaho guhinga, nta kazi. Mama we yirirwa ahingira abandi bantu kugira ngo babone icyo kurya, ntabwo bidahagije. Ahantu rwose mu cyaro kure byari bigoye rwose, ubuzima bwari bumeze nabi, ibintu bigoranye. Yari asize rero atarangije ishuri, yari yavuye mu ishuri ageze mu mwaka wa 4 nyine araricikiza arivamo kugira ngo abone uko nyine ajya guhiga ubuzima, ko niwe mwana mukuru iwabo bari bafite, yigaga mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Keve rero wari uri mu kigero cy'imyaka 18, we n'abandi bagenzi be bageze mu mujyi mu masaha akuze y'ijoro, aho bari kwerekeza nyine, bari bavuye mu ntara. Imodoka bari bayimazemo amasaha hafi 5 bari kugenda bananiwe, urabyumva. Mu modoka bageze mu mujyi nijoro, bamaze kugera mu mujyi urumva Keve nta hantu na hamwe yari azi, nibwo bwa mbere yageze mu mujyi, nta muntu yari ahazi, nta telefone yari afite, yari afite akabage gatoya nyine yari afite, yarakuye iwabo mu rugo mu cyaro. Umusore rero wari ukiri umwana, urumva yuko yari mu myaka mike cyane mu myaka, ariko mu mutwe yari umusore ufite ibintu byinshi mu mutwe, usobanutse, wize kandi ufite agahinda kenshi bitewe n'ubuzima nyine yari yarakuriyemo. Aho yaraje mu mujyi rero arebe yuko ubuzima bwakoroha, arebe ko hari icyo yafasha mama w'umubyara yitwaga Laurence, arebe ko hari ikintu cyahinduka mu buzima kugira ngo wenda abutandukanye n'uwo yari ari we, cyangwa se ubuzima buse nk'ubutandukana n'ubwo bari basanzwemo mu buzima bwabo busanzwe. Uyu musore rero nkubwira yageze mu mujyi nyine bwije nk'uko nabikubwiye, ava mu modoka, avuye mu modoka avamo nk'abandi. Mu by'ukuri umubonye yari umusore ukiri muto wambaye ibintu ubona byo mu cyaro, yambaye ikabutura ariko igera munsi y'amavi ndende nyine ishaje, yambaye n'ikote rinini ry'umukara naryo ubona atari ryiza ridashamaje, ubona wagira ni iry'abantu bakuru cyangwa se nawe ubwe ntirimukwira, n'agapira yari yambaye mo imbere ndetse n'akabage yari afite mu ntoki. Keve yari yambaye inkweto nyine tw'udusandari, nyine yari yambaye n'ingofero mu mutwe. Ni umuntu wabonaga ko ari mushya, abo bakunze kwita abajangweri, nyine umuntu utamenyereye mu mujyi. Yari umuntu utamenyereye mu mujyi, utazi ibijya mbere, utazi ngo arabaza nde cyangwa ngo arasuhuza nde cyangwa ngo arafata iyihe nzira, arafata iyihe modoka. Yari umuntu rwose usekeje ku muntu wese w'umunyamujyi wari kumureba. Keve rero yari ari kumbwira inkuru, arakomeza arambwira ati rero icyo gihe nkimara kugera mu mujyi narasohotse, nabonye ibintu bitandukanye n'ibyo nari nsanzwe nzi. Urumva aho nakuriye, ishuri nigagaho hari mu cyaro, ntera agapira na bagenzi banjye b'abana, aho twigaga
primaire, ariko maze no gukura ntabwo nabonye amahirwe yo kujya kwiga mu bindi bigo, nubwo natsinze ariko sinabonye amafaranga yari kubasha kundihira. Nakuze mbizi neza ko ntari bubone amafaranga yanjyana kwiga muri boarding school cyangwa se ahandi abantu bajya kwiga babamo. Nari nariyakiriye rwose ko nziga ntaha, ariko mparanira ko nazagera ku bintu bitangaje kandi ngakura mama n'umuryango wanjye mu buzima twari tubayemo kandi twakuriyemo. Icyo gihe rero naragiye nyine, maze ndebye amazu ndi kureba imbere yanjye, mbona amazu maremare, mbona amatara acanye ku mihanda, mbona amazu nayo aracanye, mbona abantu benshi kandi buri wese mbona ari kwihuta wagira ngo hari ikintu ari gusiga kandi sinkibone. Mbese nibwo nari mbonye abantu benshi bateraniye ahantu bari kugenda, abandi bagaruka, imodoka zigenda izindi zigaruka. Mbese nari meze nk'umuntu uri kubona ibintu bwa mbere, kandi nyine koko ni ubwa mbere nari nkibibona. Mu gihe rero nari nyiri kwitegereza ibyo byose, nari mfashe igikapu cyanjye gito nari nazanye, narikuye mu rugo nyine kuko nicyo mama yari yaranguriye icyo gutwara nk'amakaye nyine mu gihe nabaga ngiye ku ishuri mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ubwo imvura yatangiye gutonyanga, akavura gake, mbura ahantu njya, mbona abantu bose bari gushaka ahantu bikinga. Mfite ubwoba ndi kuvuga nti ubu ngubu wenda ari amazu bari kwikingamo n'ayabo, kuko numvaga ko nyine ahantu bari kujya ari ahabo, nkumva nta burenganzira mfite, nta muntu nari mfite mbaza. Nanone kubaza nari mfite ubwoba kuko nabonaga nshobora kuvugisha umuntu akanankubita cyangwa akandeba nabi, kubera ko nyine nta mahoro nari mfite mu mutima, ko numvaga ko nta hantu ngiye kandi nta muntu nzi ahantu narindi. Icyo gihe rero nyuma y'uko imvura yari imaze kugwa, abantu bamaze kwikinga nyine ahantu hatandukanye ku mazu, nanjye nabonye ndi kunyagirwa, ndavuga nti se ngubu ndabivamo. Nawe ndagenda nikinga nyine ahantu bari bikinze, mbona nyine nta muntu mvugishije, nta muntu ndebye nabi, ahubwo buri wese mbona yibereye mu bye, numva ko nta kibazo, nanjye ndahikinga. Mu by'ukuri nta gahunda ijyanye n'ibigiye gukurikiraho nari mfite pe. Nari umuntu nyine uri aho utazi icyo gukora, utazi ikigiye gukurikiraho, ariko nyine nkumva nyine nzagerageza uko nshoboye mfatisha amafaranga. Nkabona abantu bafite amafaranga, bafite amamodoka, bafite amatelefone, urumva nta na telefone nari mfite. Numvaga ko ubuzima wenda bugoye muri ako kanya, ariko ko bizakunda nyine nkumva mfite icyizere. Ubwo rwose naraye aho ngaho, urumva zari nka saa moya z'ijoro. Nari mfite agasaha ka kibarabaswa kangaragariza imibare gusa, atari isaha z'inshinge, kari agasaha gatoya nari narahawe n'umukobwa twakundanaga. Icyo gihe nari nsize aho iwacu mu cyaro, kuko nari nagize amanota meza cyane, natsinze abonye ntabonye uburyo njya kwiga muri segonderi, nyine angurira ku gasaha nyine nk'impano nyine y'urukundo yo kunyereka ko turi kumwe. Yaramfashije kandi nyine ako gasaha nari nkikambaye ko niwe wakanyambitse umukunzi wanjye yitwaga Chantal. Ubwo ngubwo naraye aho ngaho muri gare, ni nabwo nari numvise nyine ko nageze mu mujyi pe. Naraharaye, nta hantu nari mfite ho kujya, narankanuye burinda bucya, ariko nyine uko ndaraho, uko akavura kagwa, ndaye mu ntebe abantu bicaragamo, nabonaga abantu bari kwicaramo baza gufata imodoka, bamwe abandi bagenda. Naraye nibuka mama, ndara nkumbura mama, numva yuko nyine nakisubirira mu rugo, ariko ntabwo byari bunkundire. Mu rugo aho nakuriye twavugaga turi batatu, njye na mushiki wanjye witwa Debora, ndetse na murumuna wanjye witwa Pasi. Abana bo mu rugo narabarutaga cyane, kuko nyine bo bari bakiri bato, bari kwiga mu mashuri abanza primaire, kuko Debora yari mu mwaka wa 6 nawe wankurikiraga, ndetse na Pasi we yigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Urumva yari akana pe, yari akana gatoya, njye nari umwana mukuru, nari umusore uri kubyiruka nyine, kandi nzi ibintu byinshi. Ubwo nyine aho nari nicaye, nta telefone nari mfite, urumva nabikubwiye, ariko nkumva mfite icyizere ko nta bwoba bwinshi mfite, kuko numvaga ko ntacyo ndi bube. Nabonaga ahantu hose habona, mbona buri muntu wese ntawe uri kurwana n'undi, nkavuga nti nanjye nta wansagarira. Nari umwana ufite gahinda kenshi mu mutima wanjye, mfite intimba bitewe no kureka ishuri nari nararetse, kandi mfite ubushobozi bwo kwiga n'ubwenge. Nkabanza nyine nkabitekerezaho, ariko nkahita mbireka, nkavuga n'icyemezo ninjye wagifashe kandi nta n'uwakimfatiye. Ibi nabiterwaga no kwibuka umuryango wanjye wari ukennye, hahandi no kubona rwose ikijumba cyo guhekenya byasabaga mama ko yabanza akajya guhingira abantu cyangwa guca inshuro kugira ngo tubashe kurya, kuko bamuhaga nyine ibyo kurya, bakamuha ibijumba, bakamuha ibishyimbo, rimwe na rimwe akababwira ati mumpe amafaranga, akagura utudodo, mbese nkabasha kubaho n'abavandimwe banjye, utaretse na mama wahoranaga agahinda. Njye nakuze
nakuze mama ambwira ko papa yapfuye ariko nyine ko yari umugabo mwiza. ubwo twese abana bo mu rugo nyine twari tubizi ko nta papa tugira, kuri nyine ntabwo njye nigeze mubona, kandi urumva nabo ubwabo ntabwo bigeze bamubona mu maso habo. twumvaga ko nyine ari uko ibintu bimeze. urumva Debora namurushaga imyaka nk'itandatu 7 gutyo, ndetse nanjye ubwanjye nta papa nari narabonye. nabonaga ndi muto nabonye mama atwite, ndetse nyuma yaho aza no kongera gutwita nyine abyara Pasi, ariko nari umwana muto. urumva Pasi namurushaga imyaka myinshi ariko ntabwo nabyitagaho. nyine nyuma nibwo naje kubaza mama arambwira ati papa wanyu yarapfuye, ntabwo nyine abaho. ubwo narabyakiriye gutyo, nta n'urubanza rwinshi nari mbifiteho, ahubwo numvaga icyo ngamije ari ugushaka nyine icyatubeshaho mu buryo basi bwegereye ubwiza mu gake cyangwa se buciriritse, kuko twari nyuma ya habi. ubwo mama nyine namubwiraga ko naretse ishuri, yarababaye cyane, anshishikariza kurisubiramo, arambwira ngo azakomeza turwaneho uko nguko bimeze. ariko nabonaga nta garuriro, njye nabonaga ibyo dukora byose niko nari narakuze, ubuzima budahinduka, abantu birwa mu rugo bamwaka amafaranga yabaga yabagujije kugira ngo mbashe kubona amafaranga yo kugura ikayi n'ikaramu. mbese nkabona ni ibintu by'ubuzima, njye nkabona sinkwiriye kwiga. ubwo inzu twabagamo nayo yari yashaje yenda kugwa, mbese nkavuga nti ibi bintu byazatugeza habi, kandi ndi umwana w'umusore wakabaye nyine ashakisha imbaraga mu mbaraga Imana yari yarampaye, kuko nyine nari umuntu ushobora gukora amafaranga. ariko nanone aho ngaho amafaranga bahaga mama yari amafaranga make cyane, ku buryo ntabashaga kuva mu ishuri ngo nongere njye gukorera amafaranga. naryo numvaga ko ningera mu mujyi ibintu bizagenda neza, kandi aho ibintu nyine bizankundira ngakorera amafaranga menshi, nubwo ntayabona ariko nkumva ko ayo nzabona asumba ayo mama yakoreraga. ubwo njya kuva mu rugo, mama yabonye ko nyine namaramaje icyemezo nagifashe, yarambwiye ati mwana wanjye Keve, ni wowe mwana wanjye mukuru, kandi ni wowe rwibutso rwa papa wawe rwose mu maso yanjye, kuko nyine murasa cyane, papa wanyu murasa, urabizi, none uransize uragiye. ntuzagire rwose umuntu n'umwe wanduranyaho aho ugiye iyo ngiyo, dore mwana wanjye ndahazi, narahabaye nkiri umukobwa, kandi nihagira ubigukorera uzamubabarire, wowe wigendere umwihorere. ubwo mama nsezeye nibwo namenye ko yigeze aba mu mujyi akiri umukobwa, ariko urwo nibwo nari mbimenye, ntabwo yari yabimbwiye nyine nkiri muto. namubajije impamvu yavuye, yarambwira ati ibyo ngibyo ni inkuru ndende, ariko numvaga nta bintu byinshi, ko nabonaga atangiye kugira agahinda, kuko yambwiraga ko aho twari dutuye yari yarambwiye ko kera iwacu tutari tuhatuye, ko nta muntu w'iwabo wari aho. ubwo ngubwo nyine ibyo narabyumvise, numva ko ari ibintu bisanzwe, sinanabigira ikibazo gikomeye cyane, ahubwo nyine numva ko ngomba kwihangana ngashakisha ikintu cyahindura ubuzima twari tubayemo, mama nkamutuza mu buzima bwiza nyine butandukanye n'ibyo ngibyo bibi yari yaranyuzemo. ubwo mu gitondo cyarageze, nyine naraye aho ngaho muri gare, nazindutse n'ibage yanjye, akabage kanjye kari gashaje ariko kadashaje cyane, kurumva bari bakanguriye vuba. nazindutse njya gushakisha akazi, numva ko ahantu hose ndi bugere bari bungirire impuhwe bakampa akazi, cyangwa se bakampa icyo nabafasha. gusa nyine nabonye ibitandukanye n'ibyo nari naje ntekereza. ubwo inzara niko yari ikundya, ariko nari mfite udufaranga duke cyane mama yari yaraye akoreye, yari yatumpaye. ubwo ngubwo ndayerekera. mu by'ukuri rero ahantu nari ndi, iyo nabonaga abantu bari kubaka muri icyo gitondo, narazengurutse nyine umujyi hafi na gare, ko niho nari nzi. nampura n'ibinyabiziga byinshi nkabikwepa, ibindi bakenda kungonga ndi kwambuka umuhanda, ariko simbyiteho nyine, nubwo nabaga nsa nk'umuntu w'umusazi ndi mu muhanda. uko nasaga nabaga meze, numvaga afite icyizere ko umunsi umwe bizahinduka, ariko nkabona ntaho biva. ariko nkavuga nti nimbona akazi ibintu byose birarangira, ko numvaga ko umuntu uri bumpe akazi ndi bumubwire ikibazo cyanjye akancumbikira. namaze iminsi 3 nshakisha, natambutse ahantu henshi, buri muntu wese mbona ari mu bintu bye kandi yahugiye mu buzima bwe. umunsi rero aho nari nyuze bari gusunika imodoka, nkuko nari mbikubwiye, bari gusaba abantu ko babafasha. ni imodoka yari yapfuye, imodoka iciye bugufi, bari kuzamuka umusozi, ariko nyine umusozi utari muremure cyane. mbonye bari guhamagara abantu, niho hantu nari mbonye bakeneye abantu pe. kuva mu minsi 3 nari maze ntaha muri gare, naragiye nyine bari kuvuga ngo abantu nibabafashe, nanjye ndagenda mbafasha gusunika. nta mbaraga nari mfite, urumva
nimugoroba iyo bwageraga ngiye muri gare naguraga irindazi nkarirya nkajya hahandi abantu bicara bategereje imodoka gasasa kagakapu kanjye maze nkirosa ikote ryanjye kuko nyine nta kindi kintu nari mfite cyo kwiyorosa kandi nabaga mfite sandari mu maguru nta mu birenge nta kindi kintu nari gukora nari mfite cyangwa se cyandengera. Ubwo naragiye aho bari bari gusunika imodoka nanjye mpita ngenda ndababwira nti wabafasha, bati dufashe nta kibazo, ndabafasha nsunika imodoka tubona iragiye, mbona umuntu wari uyirimo avuyemo abahaye inoti ebyiri, mbona amafaranga barayagabanye, ariko ubwo nanjye sinabavuyeho, bari abasore batatu, nanjye sinavaho ndahaguma nyine ndahahagarara. Umwe muri barandeba arambwira ati se bite byawe? Ndabwira nti ni sawa. Witwa nde? Ndabwira nitwa Keve. Ndamubwira none se nanjye murampaho? Ambwira ati hoya ntabwo tuguha ku mafaranga, ugiye hehe? Naketse ko bambonyemo umuntu nyine udasanzwe umenyereye aho. Ndababwira nti ntabwo nyine nta hantu ngiye, ahubwo nyine niba mwampa ku mafaranga nanjye nk'umuntu ubafashije mwampaho. Barambwiye bati hoya ntabwo tuguha, ahubwo ngwino tujyane tujye mu rugo, niba nta hantu ufite ugiye ubu ngubu dusangira ibyo kurya, ariko amafaranga yo ntabwo tuyaguha. Ubwo naragiye numva barankoreye, nasanze muri rugo rwabo hari akageto k'icyumba kimwe, matera iri nka hariya, bafite n'imbabura ku ruhande, bafite n'amakara aho ngaho. Ubwo mbona baratetse ku dusafuriya, ibintu nyine narimenyereye kuko twebwe twatekaga nyine mu ziko ry'amashyiga y'amabuye, ntabwo narimenyereye ibintu by'imbabura rwose, ntazabaga iwacu ho navukaga. Mbona baratetse bashyizeho ibyo kurya, batetse umuceri twe twawubonaga gake cyane, baratetse bari gutera n'inkuru zo mu mujyi, bari gutera amasitori yabo y'ukuntu nyine biriwe n'ibyo biriwemo, nanjye nkaseka cyane, ariko nkongera agakubita agatima ku cyanzanye, nkumva aho ngaho naho sindi buhatinde. Nabonye ari abasore b'abana beza, tumaze kurya nabasabye ko banyemerera basi nkarara aho ngaho iryo joro, nibwo nabo bari bamenye ko nta hantu burya ho kujya mfite cyangwa se icumbi. Bari abana beza, maze barambwira bati nta kibazo, ariko ntabwo uri buze kuharara igihe kirekire, uraharara igihe gito. Numvaga ndi umuntu ahubwo ugize amahirwe, ubwo naharaye iryo joro marara n'undi munsi wa kabiri, ariko ku munsi wa gatatu nirirwa mu rugo, rimwe na rimwe nkajyana nabo, ariko ngewe aho bakoraga akazi k'ikiyede bari barambwiye ko badaherutse kwangaja, kandi ko nyine nta gahunda ihari yo kwangaja abakozi b'abayede bari bafite. Ubwo iyo minsi nayimaze aho ngaho, icyumweru cyose kirashira, ariko kubera ngewe nta mafaranga nari mfite yo gutanga nyine ngo duhahe duteke ibyo kurya, bandebaga nabi cyane nyine, nkabona nyine baranyinubye, ariko nkihangana kuko nta kintu na kimwe nari mfite cyo gukora. Nagombaga kwihangana, nkihanganira uburyo bari kumbona, nkihangana, unciriye nkabahanagurira inkweto, nkabafurira imyenda, bagasanga ibintu byose nabikoze kugira nce bugufi ndebe ko banyemerera ko hari ikintu byibura babona ko nkora. Ngo hashize icyumweru nyine bukeye njyana nabo, bansabira mu kabita wabo akazi, mbona arakampaye, nanjye ntangira gukora. Ubwo twatahaga muri iyo nzu turi abasore bane, rwose byari bigoye cyane, mbabangamiye, ubona ko ntari mu mipango yabo kuva nahagera, ko ari uko bari bashaka kunyifashiriza kandi uwo munsi. Ubwo rero hashize icyumweru dukora, ibyo byatumye bandakarira nyine nk'uko nabikubwiye, ndetse umwe muri bo bitaga Ngango yahise ambwira ati mva neza rero mwana mutoya, amafaranga rwose ni ikibazo, amafaranga ngiye tangira yo kurya uzayanyishyura numara guhembwa, kuko nyine baduhemba ku minsi 7 y'icyumweru. Ubwo urumva yuko nawe niba guhemba uzahita unyishyura amafaranga yose natanze mu mwanya wawe, kuko nanjye mu mwanya wanjye ndahatanga ngatanga kabiri, ubwo rero uzanyishyura. Namusubije ko rwose nzabikora ndetse n'umutima mwiza, ariko numvise nyine uburyo ndokoyemo ko bwari bukomeye cyane, ariko uburyo yabivugagamo antera ubwoba nibwo bwanteraga ubwoba, ariko nkumva ko nta kibazo ubwo ngubwo ariko ateye, kandi nta mahitamo yandi nari mfite. Ubwo amaso yanjye yari ahanze ku kazi, numva ko akazi ngomba kugakora nkitwara neza, nkumva ko nzahakura ubuzima bwiza, cyangwa se nibwo bwa mbere nari nkoreye amafaranga. Numvaga ntegereje umunsi bazampemba, nkumva ntibazayampa, nkumva nyine umutima wanjye ntabwo uri kubyakira. Naramushimiye cyane Ngango wari umpaye amafaranga nyine yo kujya nteka, nanjye nyine nkumva ko nagize uruhare mu byo twariye. Naramubwira nti urakoze cyane. Ubwo iryo naryo nabonye ko ari geno ryanjye Imana yari yanteguriye, guhura n'abantu nk'abo bakanyakira kandi bakanyohereza ibintu mu bw'urwo
rwego. Ubwo nakomeje gukora, nakoze nkikoresha, nkora cyane nkihagararaho, ubwo aho twaryaga saa sita nkajya kuryayo bakanyandika nanjye nk'abandi, ubwo ntegereje ko icyumweru kizashira nanjye bakampa amafaranga ngakuramo ayo guhangango, maze nanjye nkabona amafaranga yanjye bwite bwa mbere na mbere nigengaho. Ubwo bagezeho baraduhemba, maze kwishyura ngango, ba basore barambwiye bati rero twebwe ntabwo dufite gahunda yo gukomeza kubana nawe kuko dufite mugenzi wacu nyine uri hafi kuza hano mu mujyi kandi nta hantu ho kuba nawe afite, kandi urabona ahangaha ntabwo twahaba turi abantu 4 5, kandi wowe rwose uretse ko twahuye turi gusunika imodoka nta mipango yawe twadufite, urabona nawe ahantu wadusanze ntabwo byari ibintu nyine nawe ubwawe wari watekereje, washaka ahantu handi ujya rero kubera ko twebwe nyine ahangaha tuba nuko nyine tubayeho. Ubwo icyemezo cyabo nabonaga nyine bari abahungu 3 ariko basa nyine n'abayoborwa na ngango, kuko ibyo yavugaga byose ntawabashaga kumuvuguruza cyangwa muhakanye, kandi noneho ibyo nawe yari abashyigikiye. Ubwo nakomeje gukora akazi, ndababwira nti nta kibazo, mu minsi 2 ndaba mbonye aho kuba barayinyima. Ubwo nahise ako kanya mu gitondo tugiye ku kazi, ko babimbwiye nimugoroba tuvuye ku kazi tumaze kurya ko mugenzi wabo azaza nawe ku munsi wari ukurikiyeho. Ubwo tugeze mu kazi mu gitondo, nasabye umuzamu nyine warindaga ku nyubako twari turi kubaka ko yakemera nkajya nanjye mufasha kuyirinda nkaharara. Arambwira ati none se ko boss atabizi kandi ko abantu bose hano baza bagataha, ubwo ngubwo urumva koko nakwemerera nte kandi nanjye boss wanjye nta burenganzira mfite bwo gutuma umuntu arara ahangaha. Ubwo ngubwo yarambwiye ngo ningende mbane n'abo basore byibura iminsi 3 kubera ko boss yari buzagaruke mu minsi 3 aje no kureba aho ibikorwa by'inyubako ye bigeze. Ubwo ngubwo namubwiye nti se waretse basi nkahaba nka murumuna wawe tubana gutyo, yazanaza ukamubwira ko ndi murumuna wawe ko atabibabariramo. Umusekirite yarambwiye ati ngewe rwose ntabwo nabikwemerera kuko databuja ni umuntu ukomeza ibintu, ni umuntu urakara vuba, ni umuntu nyine ibintu byose uba wabikomeje, kandi ntabwo mbashaka gushwana nawe, kandi ntabwo mbashaka kumufata nk'umuntu nyine mfata ibyemezo atabigezemo uruhare. Naramwingize rwose. François yari umugabo ubona acisha make, ariko ku cyemezo cy'uko naza tukabana nabonye yahindutse, yabaye undi muntu, arabinyangira neza aratsemba. Ubwo namaze iminsi ngenda nkarara hahandi, ngafata urugendo nkava aho twakoraga ngasubira hahandi nari naragereye mu mujyi nyine, nkarara kuri twa dutebe nk'uko nari naraharaye iminsi 3. Ubwo nari maze gufata icyemezo cy'uko nihashira iminsi 3 nzaba mpaba, ariko nkahava. François yanyemereye ko tuzabana kuko twadutegereje ko boss mukuru we nyir'umunyubako ahaza nyine akaba yabimusobanurira akabyumva, cyangwa se akabihakana nkareba ikindi nakora. Ubwo nagize amahirwe kuri uwo munsi, mbona haje imodoka 2 nini cyane z'abagabo bakomeye, mbona abantu bose abenjeniyeri bubakaga kuri iyo nzu, abakozi basanzwe, abakabita batuyoboraga, bose bagiye kwakira umugabo wari uhaje, mbona w'umukire, mbona rwose ari umugabo ukomeye cyane. Uwo mugabo yavuye mu modoka araza asuhuza abenjeniyeri, bagenda bamutembereza ahantu hose. Inzu aho yari igeze yari inzu igeretse 3, baramutembereza barahamwereka. Ubwo ngubwo nanjye nari ndaho nyine turi kwikorera amasima mu bikarayi, nari umuntu ukora cyane, ntera murare, ibintu byose nzi kubyitwaramo, kandi nari nzi icyo nshaka, ntabwo nari umunebwe habe na gato. Ubwo nakomeje kubona abantu bose bamwubashye, abantu bose bari gucicikana. Ubwo ngubwo ndagenda negera François nyine wari umuzamu, ndabwira nti se uriya niwe boss wa hano? Arambwira ati yego, uriya ni boss wahangaha, yitwa Dani, kandi rwose ntuze gusamara, atakureba nabi bagahita bakwirukana, kuko ijya nakurebye nabi gusa bahita bakwirukana ntabwo wongera kugaruka. Kandi agira amazu menshi, agenda yubaka amazu, uramutse witonze wazaguma mu kazi kawe, ikiza nuko atakumenya. Ndabwira none se ko nshaka ko tubana aha, ko nanjye kujya kurara hariya rwose muri gare bimbangamira, kandi ukubona ndara hanze, wambabariye basukamo nyingingira ukamubwira ko duturuka hamwe cyangwa ndi umwana wawe, tukareba ko hari icyo yatumarira. Ko François yari umugabo w'umusaza ariko udashaje cyane, ko yari mu myaka muri za 60. Arambwira ati okay, nta kibazo, ndamuvugisha agiye gusohoka, nimara kumufungurira imodoka numve ko hari ikintu abivugaho. Ubwo naragiye ndategereza nyine, turakora bisanzwe. Umugoroba uragera tujya ku murongo
ngo baduhembe. Ubwo umuntu wahembaga ni uwari wazanye n'uwo boss Dani, ariko ntabwo njyewe nari nzi ngo niwe uhemba cyangwa ntabwo ari we uhemba, ahubwo nyine nabibonye ariko ngeze ku murongo mbona si uri kuduhemba, we yibereye ahandi ntazi, ari kwivuganira n'abandi benjeniyeri bakomeye cyane babaga bari aho ngaho ku cyubako. Icyo gihe narategereje, ntegereza ko baza gusohoka kugira ngo François agenda munsabire ko narara aho ngaho. Uwo munsi nanze gutaha, ntegereza ko bahemba abandi bakozi benshi, twari abakozi bagera nko kuri 40, numva yuko bose bagomba kubahemba kugira ngo François aze kubona umwanya wo kujya kumbwirira bosi ko afite nyine umwana muto, umwana nyine wo kwa se wabo, umwana mbese umuntu wo mu muryango we, kugira ngo amwemerere basi ko naharara nkajya amufasha. Ubwo hageze igihe mbona bamaze guhemba birarangiye, abantu bose bishimye, abakozi barataha, abantu bose barataha, njyewe njye inyuma y'ipironi yari ihari kugira ngo hatagira umbona ngo ambaze impamvu ntari gutaha, dore ko n'abenjeniyeri bahansigaga ndi kwinginga François kugira ngo nyine abe yamfasha nanjye mbe naharara. Ubwo nabikoze nk'uko bisanzwe, ndagenda nikinga inyuma y'ipironi kugira ngo bize kugira icyo bitanga. François yaragiye agiye gufungurira boss imodoka, bagiye nyine nabo babagabo bose bari bazanye, aragenda mbona bari kongorerana, mbona ari kuvuga François aseka nk'umuntu uri gucinya inkoro, ubona ko rwose ari abantu baziranye na boss. Nabonye afunguye boss aragenda asohora imodoka, nta nubwo bigeze bampamagara, naravuze nti ubu birakunze cyangwa biranze. Ubwo nahise mbona François agarutse angeraho aho nari nicaye inyuma, arambwira ati rero mwana birakunze, ariko ambwiye ko ntihagira ikintu na kimwe kibura aha ngaha, ngo bazagufungira rwose mu icupa, kuko ngiye dukoranye imyaka hafi 5 mukoreye, nta kintu arabura mu nzu zose yubatse, ahantu hose ngenda ndinda. Ubwo rero nizere ko uri umwana mwiza, utari umwana w'amanyanga n'ubusambo bwa hato na hato, kuko nanjye byazansiga habi kandi urabona ndisaziye. Namubwiye ko rwose ndi umwana mwiza, ndamubwira nti rwose François urakoze cyane, ntabwo nshobora gukora amakosa ayo ariyo yose ashobora kugushyira mu byago cyangwa njyewe bishyire mu byago. Nabaye aho ngaho nkajya dukora, nkazinduka nkora, nkarara aho ngaho, nahamaze rwose amezi 3 ndi gukora ndara aho ngaho. Ubwo umunsi umwe boss yaragiye gutaha, yaravuye guhemba nyine, n'ubundi bagiye gutaha, nari nsigaye mfite udufaranga, naraguze noneho agatelefone gatoya, ariko urumva nta nimero n'imwe nari mfite y'abantu b'iwacu, kuko mama nta telefone yagiraga, ntabwo nari nemerewe kuva mu kazi, kuko umuntu wese wasibaga baramwirukanaga, kandi ntabwo nari nshaka kubura akazi. Agatelefone nari mfite harimo nimero rwose nkeya cyane, nka nimero 10 abakozi dukorana, ndetse n'iya François, n'izo nimero zari zirimo n'iza kabita wanjye, kuko naho niberaga. Ubwo narahabaye. Umunsi umwe bwo boss yaraje asaba enjeniyeri wacu umuntu wajya kumufasha kumutwaza ibyo yaragiye kugura ku isoko ngo abigeze mu rugo iwe. Ubwo enjeniyeri yaraje abwira François ko yareba umwana ujyana na boss umwe kugira ngo aze kumutwaza. Uko François twari twarabaye inshuti, mugurira agatabi, mumenyera utuntu twinshi dutandukanye dutoya cyane kugira ngo mwongoshyushye ndebe ko yazemera nkagumaho atahanyirukanye. Namutwaraga neza nawe rwose, nkamutwara nka boss wanjye, nkagenda nkamugurira utuntu twiza, nkamuzanira agacupa k'inzoga, yakundaga kunywa inzoga ariko atakunda inzoga nyinshi. Mbese umunsi wese twahembwe namuguriraga akantu, kandi nkabona arishimye, yari umusaza ugwa neza, nkabona nta kibazo. Ubwo ngubwo yahise aza andeba aho nari mpagaze hejuru ku gikwa, arambwira ati manuka nkubwire ndagushaka Keve. Manutse ku gikwa, ngeze hasi arambwira ati boss Dani ari gushaka umwana w'umukozi hano umwe bajyana, akajya kumutwaza ibikoresho agiye kugura mu isoko, kandi bagiye kubijyana ku yindi nzu ari kubakisha. Ubwo rero genda umutwaze kuko ni enjeniyeri ubimbwiye. Ubwo nahise ngenda, turajyana, ngenda mu modoka, banshyira mu modoka nanjye imbere aho twari tugiye. Ubwo boss yari yicaye imbere yicaranye n'undi mugabo, bagenda baganira nyine, baganira amubwira ko yabuze umukozi, amubwira ati nzareba mu bantu nzi turebe ko wabona umukozi wo mu rugo. Maze bugezeho aramubwira ati none se ubundi ushaka umukozi wo gukora iki? Aramubwira ati ngewe umukozi ndi gushaka n'umukozi
uzajya afura imyenda akanafungura urupangu rw'iwanjye, kubera ko nyine uwo nari mfite yaragiye iwabo baramuhamagaje ngo sinzi ibyahabaye. Ni umukozi twatumaranye igihe, umwana mwiza rwose, narababaye cyane. Ubu ndi gushaka undi mukozi ariko waba ari umwana mwiza ku rwego rwo hejuru ku buryo nshobora kuzamana nawe igihe, utanyiba, umuntu muzima. Numvaga navuga nti se mwaretse nkaza nkabakorera, ariko nkibuka ko utwaye imodoka ari boss wanjye kandi n'ubundi ngiye mu kazi, ubwo nkavuga nti yandeba nabi byose nkabiburira rimwe akanyirukana, mbese ndaceceka. Boss yaramubwiye ati abo bantu rero ntago bakibaho, ibyo bisaba kwigira mu cyaro cyangwa ahandi hantu wizanira umuntu umurebe, umurere, umukuze, mbese abe nk'umwana wawe mu rugo ku buryo yumva ko ataguhemukira. Naho kugenda ukareba umuntu usanzwe hano mu mujyi w'imbobo, rwose arakwiba n'imodoka akayisahura akayikuramo ibyuma, biragoye kumubona, warahombye rwose. Ariko nzagushakishiriza, nzakurebera, nimbona umukozi mwiza cyangwa umusore wabikora nzamukuzanira. Ubwo ngubwo naragiye ndavuga nti se mbabwire ko nabikora, ariko ntabwo nari nzi umushahara cyangwa amafaranga bahemba uwo mukozi. Naracecetse nyine, tujyana na boss yagura ibikoresho, yagura amakaro, agura amatara, agura ibintu byinshi yari agiye kugura, maze nkabitwara nkabishyira mu modoka mbikuye ku makenkeyori yari ari kubiguraho. Maze kubishyiramo araza arafunga, ninjira mu modoka turajyana. Ubwo yari akiri kumwe na wa mukire, bari kugenda baganira ibintu byabo by'amabizinesi akomeye njye ntazi, bavuga ku bintu ntazi, bavuga ku bantu ntazi. Ubwo turagenda tugera kwa boss. Nibwo bwa mbere nari ngeze kwa boss we mu rugo. Mpageze arambwira ngo, arambaza ati nese witwa ndesha? Nabwo nti nitwa Keve, nyine nkora hariya, ni nanjye nyine mbana na François hariya. Ubwo hari hashize amezi 3 tubana, ariko boss ntiyarazi ngo ninde muntu uhaba. Ubwo yarishimye arambwira ati niwe François yambwiye w'agapfubyi ubana nawe? Ndambwira nti yego, ariko nyine ndi imfubyi kuri papa gusa, ariko mama ndamugira, nuko baba mu cyaro. Ubwo arambwira ati okay, ni byiza cyane, uzana rero ayo makaro uyashyira hariya muri stock, bazaza kubifata ejo babijyane aho bari kubaka, kubera ko ntabwo nari mfite izindi gahunda, ntabwo nanyuzeyo. Ubwo yafunguye inyuma ku imodoka nini, ndabipakurura mbishyira aho stock yari yanyeretse yari we mu rugo, kugira ngo bazaze kubifata bijyane ku yindi chantier bagombaga kubijyanaho. Ubwo bari bagiye muri salo we n'uwo mugabo w'umukire, ariko ndatekereza mbura icyo nkora, ko nari nzi ngo ndakurikizaho iki, sinari nzi ngo ndava aho ngaho mu rugo njye ku kazi ndahagera nte, sinari nzi ubwo aho ndi burare. Ubwo nagumye nicaye aho ngaho hafi n'ipine cy'imodoka. Ubwo bwagezeho boss arasohoka, nyine hashize nk'amasaha 2 rwose n'igice ntegerereje aho ngaho. Barasohotse, boss arambwira ati none se Keve, ubu urasubira ku kazi gute? Ndamubwira nti ntago mbizi ukuntu nsubirayo. Ko umukire bari kumwahita amubaza ati none se uyu ni umukozi wawe nawe, cyangwa n'uwo wari utoraguye w'ikiraka kugira ngo umuhembe atahe? Aramusubiza ati oya, uyu ni umukozi wanjye ukora hariya, ahubwo nuko yaraje mukuyemo hariya mu kazi n'ubundi, kandi anabana na François hariya, buriya babamo hariya. Niko sha witwa nde? Ubwo yarambajije nyine, ndamubwira nti nitwa Keve. Arambwira ati none se iwanyu ni kure, ni hehe? Naramusobanuriye, yumva ati waturutse iyo hose uza inaha ngaha gushaka amafaranga? Ndamubwira nti yego rwose boss, nibyo byanzanye, nyine ubuzima ntago bwari bumeze neza. Arambaza ati none se hari umuntu waba uzi mungana muri mu kigero kimwe, ufite imico mizima, wambonera akaza mbere umukozi wanjye namubuze? Ubwo yabivugaga atazi ko nabyumvaga bari mu modoka babivuga, ariko nta kintu babaga bitayeho, babaga bameze nkaho badatwaye undi muntu mu modoka, n'umuntu nyine uri aho nyine umeze nka kamayibobo, ariko nyine wihagazeho mu buryo bw'uko nagaragaraga. Ubwo ngubwo ndamubwira nti abenshi baracyari ku ishuri, abonzi ni abanyeshuri biga. Godana barambaje ati none se wowe ubundi kuki utiga, waretse ishuri bigenze bite sha? Ndabwira nti nyine njyewe mu rugo turi abakene cyane, nabonaga mva ku ishuri nsinge, abavandimwe banjye inzara iri kubarya, na mama inzara iri kumurya yabuze ikiraka. Ndavuga nti ntabwo ibi ari byo,
nibwo nafashe gahunda nyine yo kuhava njya gushakisha ubuzima n'amafaranga bishobora gutuma ubwo buzima tubuvamo. Nanjye rwose nigaga mu wa 4 w'amashuri yisumbuye, ariko ishuri narareretse kugira ngo mbone ubuzima cyangwa se nkorera amafaranga. Ubwo uwo mugabo yahise areba aramubwira ati none se we wigaga mu mwaka wa kangahe? Ndabwira nigaga mu mwaka wa 4, ariko ibyo nyine ni iby'amateka. Ubu rwose hashize amezi nyine menshi mbiretse. Ubwo Dani yabwiye uwo mugabo bari kumwe, arambwira ati ariko Robert, ushatse rero uyu mwana ndabona wanamukoresha, kuko numvise wowe ushaka guhemba amafaranga menshi, kandi harangiye amafaranga muhemba nkeka atari menshi. Sinzi niba wamufata wenda ngashaka undi, kuko ndumva afite ibintu byinshi. None se sha wigaga mu bijyanye n'ibiki? Nyine njyewe nigaga ibintu bijyanye na fizike, nigaga ibintu nyine bijyanye n'amasiyansi. Ubwo uwo mugabo nibwo narimenye ko yitwa Robert. Ubwo yahise nyine amubwira ati okay, umva amafaranga nzanguhemba rero ni menshi kurusha ayo Dani yaguhembaga, kandi Dani aremera kuko waza tukajyana ukambera umukozi mu rugo. Naramubwiye nti boss nyine niwe ubyemeza, boss nabyemera nta kibazo, naza rwose nta kibazo kubw'uruhushya rwa boss. Ntabwo numvaga ko nshaka kubura boss wanjye cyangwa gukora ikintu gihabanye n'icyo yahitamo, kuko akazi ke nari kamazemo amezi 3 kandi mbona nta kibazo mfite. Ubuzima bwanjye narabonye ahantu ho kwibera, ntakodesha, na ba basore twakomeje kuba inshuti, nta kibazo cyari gihe hagati yanjye nabo, ko bakoraga nabaho ngaho nyine kwa Dani. Mbese nkumva yuko nta kibazo byantera, ariko ngashyira boss imbere kuko niwe wari warampaye akazi bwa mbere. Ubwo ngubwo yaramubwiye ati njye nta kibazo Kevin, nta kibazo, wagenda ukamukorera kuko wahemba amafaranga arutayo njye naguhemba, kandi numvise ufite ibibazo byinshi, kandi numvise ufite ubupfura no kwitonda muri wowe. Ariko ikintu cya mbere nagusezeranye, numuhemukira tuzagufunga, kandi ntabwo mama wazongera kukubona. Narababwiye ati rwose ntabwo icyo kintu nagikora, nanjye ndacyanga, nanga guhemuka, nanga no gukora ibintu abantu badakunda cyangwa kubangamira abantu, kuko nyine mama yari yarambwiye ko ntazigera mbangamira abantu, nubwo ntabibabwiye, ariko nari bikomezanyije ku mutima wanjye ko nta muntu nzigera mbangamira cyangwa musahindire. Ubwo naragiye, boss nyine ahitamo amafaranga, ntega moto, ndagenda mfata ibikoresho nari mfite, bwari bumaze no kwira, kumfata ibikoresho byanjye, mbwira François ko nimuye aho ngomba kujya mu kazi. Ubwo François yarambabaye, arambwira ati none se uzajya uza kunsura, uzaza ryari? Ababaye cyane rwose, umva twatumaranye amezi 3, yari menshi, yari amaze kumenyera, amenyereye udukuru twanjye, amenyereye uko namugurira utuntu dutandukanye, mufurira imyenda. Mbese nari umuntu umwubaha cyane, kuko yari yarampaye ubuhungiro bwaho narara, kandi narabimukundiraga cyane. Ubwo naragiye njya kwa Robert, yari yampaye amafaranga nyine, mpita ntegesha moto, ngafata igikapu cyanjye maze nkerekeza iwe. Ubwo naragiye mfata akamoto nerekeza, mbwira umumotari ahantu yari yambwiye ari bunsige. Ubwo naragiye aba ari umumotari ansiga, maze ngerayo ndahagarara nyine ntegereza ko aza kuhamfata. Mbona haje imodoka itabonana y'umukara. Ubwo byaba bimaze kuba nimugoroba hafi saa 2. Ubwo ngubwo iyo modoka iraza, arafungura, arambwira ati niwe Kevin? Yego, injiramo hano. Ubwo narinjiye, turagenda, ari nijoro. Ntabwo twagenze urugendo rurerure, twagenze urugendo rwose rugufi cyane. Twahise tugera iwe. Mbona noneho hatandukanye no kwa boss Dani, kuko aho ho hari kwa boss Dani ntabwo bari bafite inzu zigeretse babamo, yari inzu isanzwe nini cyane, nziza ihenze ariko itageretse. Ariko aho kwa Robert inzu yaho yari igeretse, kandi ari inzu babamo. Nageze mu rugo, mbona arasohotse yambaye ikabutura, yari umugabo w'umukire cyane. Ubwo araza arambwira ati vayo hano twinjirane mu nzu. Ubwo nari nzanywe n'umukozi we wamutwaraga, niwe wari umvanye aho moto yari yansize ku muhanda. Tuhageze nari nitonze cyane, n'agakapu kanjye nashaka kukarambika hasi, ko nabonaga ahantu hose hakeye, hari amatara meza, nakanduza ikintu icyo ari cyo cyose nakoraho, nkagenda nigengesereye. Yari afite umugore nawe ukiri muto, bafite umwana muto w'imyaka 5 w'umuhungu, nta wundi mwana bagira uretse umukozi w'umukobwa wakoraga mu gikoni abatekera. Ubwo nanjye nkaba narinje gusimbura
akagura umukozi wozaga imodoka agafunga akanafungura umuryango akanafura imyenda isanzwe rimwe na rimwe mu gihe bibaye ngombwa. Ubwo nabaye aho ngaho kwa Robert rwose mpagirira ubuzima butagoye cyane kuko Robert ni umuntu utaragoraga cyane, nta nubwo yabonekaga, hashiraga hafi ukwezi ntamubonye, hagashira icyumweru akaza rimwe na rimwe, kandi imodoka yiwe yabaga iri mu rugo ngahora nyoza n'imodoka y'umugore we witwaga Ariete. Imodoka y'umugore we rwose yo nahoraga nyoza kuko yahoraga ajya mu kazi, nyine yagiraga akazi we gahoraho kuko yari umuganga, yagiraga akazi gahoraho buri gihe nagombaga koza imodoka ye aje nimugoroba, mu gitondo akagenda imodoka ikeye nta kibazo ifite. Imodoka y'umugabo we Robert yo yabaga iri aho ngaho ariko ihora ikeye, nta kibazo rwose bagiraga kijyanye n'isuku y'ibyo nari nshinzwe. Kwa Robert narahabaye, Robert tumarana igihe kirekire, ndakura, barangaburiraga, nabaga mu rugo bakangaburira. Bukeye Robert aje maze amezi 8 mpakorera ariko nshaka gusubira mu rugo. Bari baranyimye uruhushya ariko Robert avuye hanze kubera umugore we yarankeneraga igihe kinini cyane, yantumaga ahantu hatandukanye kujya kugura ibyo kurya, nkajyana n'umukozi, rimwe na rimwe nkagenda njyenyine, akampa amafaranga, afata moto nkagenda kumuzanira ibyo yabaga ashaka. Mbese yabaga antuma buri kanya ku buryo yo navugaga ikiruhuko cyangwa kujya gusura mu rugo ntabwo yabyumvaga habe na gato. Ubwo Robert igihe cyarageze avuye hanze anzanira telefone yo mu bwoko bw'ibirahure bya Android ya touch, cyari ku munsi nyine mwiza kuri njye, nibwo bwa mbere nari ntunze iyo telefone. Yarankundaga cyane ariko nyine bitari ibintu bikomeye cyane. Ubwo yarahageze nimugoroba, umugore we aramwakira cyane, Ariete nyine yaramwakiriye n'umwana wabo n'akana kabo gato, bose baramwishimira, n'umukozi w'umukobwa wakoraga mu rugo. Twari aho ngaho turi abo bantu ndetse n'umushoferi, ndetse twese tukaba twarabaga mu rugo mu nzu yari hirya nyine ya Nex twabagamo, buri wese yagiraga icyumba cye kandi n'umuryango we araramo. Ubwo ngubwo umuzamu yabaga ahari, nanjye rimwe na rimwe nkarara izamu kuko yakoraga nyine we nijoro, ngewe ku manywa nabaga mpari nkacunga nyine byose biri bube kandi nkabicunga neza. Ubwo boss ubwo yaragiye kureba Dani, naramubajije ntese ko nshaka kuzajya gusura mama byakunda nkazajyayo. Ubwo yarambwiye ati tuzabitekerezaho, ndaza kukubwira nimba kureba Dani ndamukumbuye, ndaza kukubwira igisubizo cyabyo. Robert nimugoroba bwije cyane yaraje atashye, nyine abwira nyine umugore we, aramubaza ngo Keva arihe. Umugore aramubwira ati Keve yaryamye rega bwije. Ubwo hari nka 5 z'ijoro, ariko ngiye kumva numva nyine ko nari nasigaye nkanuye, nari ntegereje yuko ari buze gutaha akampa igisubizo. Nari maze igihe kirekire nkumbuye mama, nkumbuye mushiki wanjye Debora, nkumbuye murumuna wanjye Pasi, numva ko nshaka nyine kubabona, numva nshaka kubereka nyine uko nabaye iterambere, ariko nta kosa nari kwigira nkora ngo njyeyo aba boss wanjye atabizi, kuko n'igihe nari ngikora kwa Dani naho amezi arengane nahamaze, ntabwo nigeze nkora ikintu gihabanye n'icyo boss wanjye yashakaga. Ubwo narihanganye ntegereza ko baza kunkomangira, kuko ntabwo nari kwidumbukiza mvuge ngo ndakanuye. Boss yabwiye umuzamu warindaga aramubwira ngo nagenda abwire Keve ko yatashye kandi ko ashaka kumusubiza. Ubwo yaraje, ibyo byose byabaga ndi kumva. Umuzamu yaraje, natindiwe nuko akomanze, nahise mfungura, ndabwira ntibite, mpita nsohoka turajyana. Boss arambwira ati harya ushaka kujya gusura mama wawe? Ndabwira nti yego rwose ndashaka kujya kumusura, ndamukumbuye, nshaka nanjye kumugurira utuntu, nshaka kumugurira umwenda, nshaka nyine abone ko atabyaye imbwa, ko kandi nahuye n'ababosi beza, nahuye n'umugabo mwiza ari we mwebwe. Ubwo ngubwo yaranyemereye, arambwira ati witegure ejo mu gitondo, witegure uzajyeyo ejo bundi. Ubwo mu gitondo niriwe mfura, niriwe nkora akazi kose, nirirwa noza imodoka ye, nirirwa nkora ibintu byose bishobora kuzamara iminsi biraho kandi bitagize icyo biba, kuko yampaye iminsi 3 gusa kugira mpite ngaruka. Naramubwiye nse ko nshaka kuzakuratira mama,
ubwo ngubwo nzabigenza nte kubwo azakumbaza ko agira amatsiko menshi mwaretse ubwo barambwira bati nta kibazo muzamu aradufotora kuri ya telefone nyine Robert yari yanguriye. Nari maze kuba umusore, narahindutse, narabaye umusore usa nk'usobanutse kandi ngakora akazi kanjye nitaye ku kuntu nari ndi gukura. Urumva nari ndi gukura nyine kandi nta kintu banyimaga rwose. Baradufotoye nyine ifoto ebyiri kugira nzereke mama nyine abantu bampinduriye ubuzima. Ubwo mu gitondo cya kare nagiye muri gare hahandi nakundaga kurara nyine ntarabona ahantu nkora, nanaharaye. Urumva naharaye igihe kirekire, narahagiye mpageze ndibuka nicara kuri ka gatebe nararagaho, nibuka ibintu byinshi ndarira, ariko nyine amara y'umugabo atemba ajya mu nda. Ubwo nari ntegereje imodoka bisanzwe, imodoka yaraje ndayitega. Ubwo hari mu gitondo cya kare hafi saa moya, imodoka narayiteze. Urumva kugera iwacu byagomba kuntwara amasaha hafi 5-6, hari kure cyane. Ubwo naragiye turagenda nagizeyo bwije hafi mu masaha ya saa 11, kuko twagendaga duhagarara mu nzira bakora ibintu bitandukanye, duhagarika mu nzira. Mbese urumva ntabwo urugendo rwabaga rworoshye. Nageze mu rugo nimugoroba, ubwo ngubwo nsanga harafunze nta muntu uhari, ariko nicara inyuma. Nari naguze ibyo kurya, naguze imigati, naguze amata, naguze amaji, mfite igifuka kinini nikoreye kirimo ibintu byo kurya byinshi ndetse n'imyenda nari naguriye mama ndetse na murumuna wanjye na gashiki kanjye. Rwose Robert yari yampaye amafaranga yo kugura ibyo kurya ndi bushyire mama, ariko ay'imyenda n'ibiki byo ni njye nabyiguriye kuko nari namaze iminsi nizigamira amafaranga nzabigura. Nta mafaranga agaragara nari mfite ya nyayo, ahubwo amafaranga yose nari narakoreye niyaguze muri utwo tuntu, maze andi nyashyira mama kugira ngo nawe abashe kubona uko yakishyurira ishuri, akanagura nyine ibikoresho by'ishuri murumuna wanjye ndetse na mushiki wanjye wari waratangiye segonderi. Ubwo ngubwo nageze mu rugo nyine nakubwiye ko nasanze nta muntu uhari, nicara hanze. Umuntu wabanje gutaha ni Pasi yari amaze gukura, urumva nawe yari amaze kugera nko mu wa 5 pirimeri. Aransuhuza, arampobera, angwamo, arishima cyane, nanjye ndabyishimira cyane. Mbese numva ni ibintu binejeje. Ubwo muhama bombo, muhama biswi, ibintu byose nari mushyiriye, muhamandazi yari yakundaga cyane, arishima. Hadaciyeho kabiri na ka Debora karatashye, bumva kageze mu wa mbere segonderi, yigaga nyine nawe ataha nkuko nanjye nigaga. Debora ndamusuhuza, ndabafotora, nari mfite telefone, noneho mbaha ibyo kurya bararya barishima, kuko bari bafite n'ugafunguzo, barafungura twicara mu rugo. Ahantu urugo rwacu nyine mu nzu imbere yari inzu y'ibyondo, iteye nyine icyondo, nta hadashamaje rwose. Inzu yari isakaye nyine n'amabati ashaje, amabati make cyane. Ahantu ku itangazo nta rugo rw'uruzitiro twagiraga, twari ahantu hari insina ariko tudafite no kuba twacamo igitoki kubera ko ntabwo hari mu kwacu. Ubwo bwarageze igihe nimugoroba nka saa moya zuzuye, mama yaratashye ananiwe cyane avuye guhingira abantu. Nyine urumva yatashye atwaye, azanye amateke n'ibijumba bari bamuhaye, ariko mbona ananiwe. Ubwo yatunguwe nuko ambonye, yarampobeye cyane, aransumira, numva nanjye ndishimye, numva ibintu bimbayeho. Nari maze hafi umwaka n'igice ntamubona. Turahoberana, mbaza amakuru, ndamubwira nti amakuru ni meza, ndamubwira nti burya naragiye. Aho ati mwana wanjye warakuze Kevin, nuko wanganye wabaye umukire. Ndamubwira nti mama ntabwo nabaye umukire, ahubwo nyine naragiye nshakisha ubuzima, umbabarire rwose kuba ntaragarutse, nuko nahuye n'ibibazo by'ababosi banjye banyimaga uruhushya. Muratira bosi wanjye witwa Dani. Ndamubwira nti Dani niwe wampaye akazi bwa mbere, ni umugabo mwiza, ni nawe wampasheje akazi ka kabiri ubu ngubu nkora ko mu rugo, nkorera umugabo witwa Robert. Ati disi yararize mama, yararize. Arambwira ati abo bagabo Imana izabaha umugisha, izabakubire 7, izabaha umugisha ku buvivi n'ubuvivure bwabo. Rwose umwana wanjye warakuze, barakureze, wabaye igisore, akande bakongera akamfata mu bwanwa, nari ntangiye kumera utwanwa. Mbese mama ndabibona ko yishimye. Nahise mubwira nti rero
ndamukwereka umubone uwo mugabo wankoreye ibitangaza, ibi bintu byose nazanye niwe wabinguriye, keretse nyine imyenda naguze mu mafaranga yanjye makeya nari maze kuzigama. Mama ntiyarazi ibintu bijyanye n'amatelefone nyine manini nk'ayo, kuko ntabwo yari abiherutse, hari hashize igihe kinini. Ubwo narabimweretse arambwira ati none se n'uyu, nkabona nyine ndamubwira nti n'uyu nguyu. Mama araceceka arambwira ngo nta kuntu se wamukurura nkamureba neza. Ndamubwira nti nibyo bita kuzuminga, ndazuminga. Aramubona ati n'uyu, nasetse nabwo ni mama, uyu ni umugabo mwiza yitwa Robert, uyu ni umugore we, uyu nguyu nawe ni umwana we mutoya nyine bafite. Ko yarandebye mama ahita ahaguruka, mbona agiye mu cyumba ari kurira. Ndagiye mbona ibintu biratandukanye, ndamubaza mama ubaye iki kuri kurira? Mama arambwira ati ndeka njyenyine. Nabonye mama ahindutse, ibintu byose bihindura isura. Nari nzi ko agomba kwishima, nzi ko agomba nyine kuba umuntu wishimiye ko umwana we yagarutse kandi ndi kugenda ntera imbere. Mama mbona agiye, ahubwo wagira ngo agiye muri koma, yipfungirana mu cyumba cye. Ndakubita urugi aranga gufungura, nshaka kurumena arabyanga neza. Mbona ibintu bihinduye isura. Ubwo nanjye ibyishimo nari mfite byaragabanutse, numvise ko mama hari ikintu kidasanzwe kimubayeho. Ubwo naraye nicaye aho ku muryango, sinasinziriye kugeza mu gitondo nk'amasaha ya 3 nibwo mama yafunguye umuryango, kuko yari yashyizeho amakari y'imbere, ariko nabwo nabona guca urugi ntafite amafaranga yo kuza rwubakisha. Nkavuga nti uko byasa kose mama ni muzima, kuko yaramvugishaga akambwira ati Keve genda ujye kuryama, ariko akabivuga ari kurira. Ko mu gitondo mama yarasohotse asanga nasinziriye ku muryango, ankubitaho arambwira ati Keve. Ubwo nibwo nashidutse, ndabwira nti mama wabyutse? Mama mbwira ikintu cyakubayeho, ni iki cyabaye gituma wifungirana mu cyumba, kuko kandi nari maze kukwereka ibyiza by'umubosi wanjye. Mama yahise amfata ukuboko ansohora hanze, anjyana hirya twitaruye, arambwira ati rero Keve mwana wanjye, kera nkiri umukobwa iyo migi yawe nayibayemo igihe kinini, kandi nari umukobwa mwiza, nari umukobwa w'ikizungerezi, nari umukobwa utambuka abagabo n'abasore bakarabya indimi. Rero mu gihe cyanjye ahantu nabaga nakoraga akazi ko mu rugo nakoraga. Rero nakoraga ku mugabo, ku musaza wari warampaye ako kazi mvuye mu cyaro iwacu hatari ahangaha. Icyo gihe rero ndakora, hazaga abantu batandukanye, yari acumbikiye umusaza. Nibwo haje umusore wari uhacumbitse, wari umunyeshuri wigaga muri segonderi, ariko nyine ari gusoza, kuko nyine wabo bari baramwohereje kwiga mu mujyi, ariko amafaranga akayarya akikodeshereza inzu ntiyishyure aho yagombaga kwiga abamo. Ubwo uwo musore yabaye mu gipangu cyaho nabaga nyine nkora akazi ko mu rugo, aratuba nyine habana na bagenzi be. Igihe kiza kugeraho nyine turakundana. Dukundanye n'uwo musore dukora ibidakorwa, mwana wanjye antera inda. Amaze kuntera inda yahise atoroka ahita hava. Nanjye umusaza amaze kumenya ko ntwite, kubera ko ubuzima bwahise buhinduka, ubwo ngubwo nahise nsubira iwacu mu cyaro. Nibwo nasubiye iwacu mu cyaro maze ndabyara. Maze kubyara mu rugo baranyirukanye, bambwira ko batanshaka, bambwira ko nta buzima bwanjye bakeneye, nta mukobwa umeze nkanjye w'icyomanzi bakeneye w'igihararumbo. Maze banyirukana n'umwana wanjye w'umuhungu, ari wowe ufite umwaka umwe. Ubwo narahavuye niko kwandara, ngenda nsabiriza, ngenda nshaka iyongwa. Nibwo nisanze kuri uyu musozi. Uwo musore wari waranteye inda, ndebye mw'iyo foto barasa mwana wanjye. Uwo musore wari waranteye inda barasa, niwe wanteye inda. Nuko yahindutse yabaye umukire, ariko niwe musore wanteye inda, kandi inda yavutsemo wowe. Ko nabwiye nti mama uri muzima, ko watubwiye ko papa yapfuye, papa arazutse. Saba Robert boss wanjye bite? Urarwaye? Byakugendekeye bite? Umeze ute? Ubwo ufite ikibazo ki? Ubwo ngubwo mama yarambwiye ati uriya ni so, uriya niwe papa wawe rwose, uriya mugabo. Ariko mana yanjye abantu barahinduka, abantu
uzi ko neza neza utamenya ko ari we, ariko namubonye niwe so, kandi ibyo yankoreye rwose Imana izabimwiture, kubera ko rwose ntabwo yambaniye, ariko nanone kuba yaraguhaye akazi yarakoze, gusa nyine yarampemukiye. Ngiye numvaga ameze nk'umuntu uri kurota, ko nabwiye mama ni none se ko navuze ko yitwa Robert ntuvuge ko wari umuzi. Arambwira ati uriya mugabo ntabwo yitwa Robert, ubu niba yitwa Robert kera rwose yitwaga Ephraim. Kuba yitwaga Ephraim rero yari kera, yari umunyeshuri, yarakiri umusore, ntabwo rwose kura wamumenya hashize imyaka irenga 18. urumva ni myinshi cyane, imyaka 18 ishize hafi igiye kuba. Reba nawe imyaka ufite Kevin, reba imyaka ufite, niyo myaka ishize ntabona uriya mugabo. Gusa mubonye ku iyo foto yawe mbese mbona ko ari we, ko nahise mfata umwanzuro utunguranye wo kubwira mama ko yakemera akaza tukajyana, akareka kunshyira mu rujijo rw'ibintu nari ndi kubona. Mama yarabyanze, ariko ndamubwira ni none se nabwo ko nshaka ko menya data, ubwo ngubwo ibyo ngibyo byo kumbwira yuko yapfuye ukongera ukavuga ngo Robert boss wanjye ni data, byo bisobanuye iki? Mama yarambwiye ati uwapfuye ni se w'abari abana, uriya Debora ndetse na Pasi. Bari abana nababyaye ngeze inaha, ariko ise nyine yari umukene, ni umuhungu nawe nyine wishakishaga ntazi nawe iyo yavuye. Dukorera abantu, yikoreraga imizigo, nanjye ngahingira abantu, maze tukabasha kubaho. Rero niwe wanteye inda y'abari abana, uriya niyo mpamvu namwitaga se, kuko papa wawe we numufataga nk'utabaho, kuko nyine sinigeze nongera kumubona. Ariko n'uwo ni Robert, n'uwo nguwo se rero w'abana bari abavandimwe bawe, niwe wapfuye, twaranamushyinguye. Ubwo rero iso wa nyawe ni uri kwita boss wawe, ni iso rwose, ni so rwose Kevin, ni so rwose. Ubwo mama yaje kuva ku izima mu gitondo hashize iminsi 3, mwinginga dufata imodoka turazana. Twarazanye ubwo Pasi ndetse na Debora twabasize ku muturanyi, twaduturanye aho mu cyaro kugira ngo babasigarane, nshaka kumenya ukuri kw'ibintu mama yarimo ambwira. Ubwo twarahageze, tugeze mu rugo mama yanga kwinjira ku gipangu, ndamubwira ntinjira. Arambwira ati se ubu ngubu koko Ephraim naha nasigaye atuye, Ephraim se ubu koko? Mama namubwiye nti bireka ibyo byose, emera twinjire, nshaka kumenya ko Robert ibintu uri kumbwira ari ibyanyabyo. Ngo twarahageze, kunasanze nyine boss yicaye hejuru, ntabwo nyine yari kureba hasi, gusa nyine yari yitegeye abantu baturuka kuri gate nyine binjira mu nzu. Turinjira na mama, urumva yari ateze ibitambaro, yambaye nk'umunyacyaro. Urumva mama wanjye nyine yari yarabaye umunyacyaro, ariko nyine ubona ko kera yari mwiza, ariko ibyo byari byararangiye ko ntiyagaragaraga nk'uko yarari icyo gihe cya kera. Nari umusore umaze kuwengera imyaka nyine 20, urumva nari maze gukuramo, kandi nari umuntu nyine wubaha buri muntu wese, kandi nashaka kumenya ukuri. Ubwo mabuja yari ari hasi, araza asuhuza mama, nanjye aransuhuza, arambwira ati Kevin we urakaza rwose, none se uyu muntu muri kumwe, uyu mama uraho? Ati mama aramubwira ati muraho neza mabuja. Ati God, none se uri kumwe na Kevin cyangwa gusanze ku birembo nitwe mushaka? Ubwo mama yaramubwiye ati erego uyu ni umuhungu wanjye, uyu Kevin ni umuhungu wanjye. Ati Kevin ntikarame mabuja, kusanye mama wawe se ni ubuhoro? Ati nyine mama ko nabaye nk'umuntu ubuze icyo uvuga, nyine boss ari boss nese ariyete yamaze boss uri kumushakira iki? Nyine nari ndi kumushaka nyine, ndabaye nk'umuntu uri kuvugishwa. Ariyete abona ko ibintu bidasanzwe, ko atari uko nsanzwe, ahita azamuka ajya kureba Robert yaraje, ageze hanze twaduhagaze, mama yari agihagaze mu irembo, nanjye turi kumwe ngifashe na bag nyine nari narajyanye mu cyaro, nari naraguze nyine ntwayemo ibikoresho byinshi nari nabaguriye. Ubwo nari mpagaze na mama amagaze iruhande. Ubwo ngiye kubona Robert arasohoka, arebye mama, telefone yari afite iramucika. Ubwo Ariyeti nawe yarahagaze aho, abona ibintu biri kuba, biramucanga. Ubwo mama amarira ahise amanuka ku matama ye, ararira buri kintu avuga. Ibyo nari ndi kureba mbona nanjye
biratangaje ngo mbona Robert araje atera intambwe gake gake yacitse intege ahobera mama. Mbona ibintu noneho bihinduye isura, mvuga se mama ibintu yavugaga nibyo, ubwo yaba njyewe yaba Ariete twaba turi kwibaza ibintu biri kuba kuri abo bantu byaducanze. Ubwo yahobeye mama aramubwira ati Laurence uracyabaho Laurence, naragushakishije maze imyaka hafi 20 hafi ngushakisha narakubuze, Laurence uracyabaho. Ubwo mama yari ari kurira, nta kindi kintu yari ari gukora uretse kurira byonyine. Ubwo Ariete nawe yari ari aho, yari umumama ukiri muto. Robert bigaragara ko yari umuntu ukuze ufite mu myaka hafi 44 gutyo n'itanu, bigaragara ko yari yarashakanye nyine na Ariete akuze. Mbona ibintu biri kuba biri kuncanga. Ubwo aramubwira ati nese uyu mwana bituri kumwe na Keve kugira ngo bigende bite? Ubwo mama we yari ari kurira ari gutsikimba, maze aramubwira ati Keve ni umwana wanjye, ni umwana wawe. Papa yarandebye ahita apfukama hasi arambwira ati Keve mwana wanjye, Keve mwana wanjye, mbabarira nicyo kintu cya mbere yo kuguhobera nshaka ngusaba imbabazi. Robert yari umugabo mwiza, yari umuntu ntari niteze ko yaba data, ntari niteze ko hari ibindi bintu byampuza nawe uretse kumbera boss kandi mwiza. Ubwo ibintu nari ndi kwibaza se gute uyu ari papa. Mama nawe yakomeje kurira, ibintu biraho. Ariete we yari yumiwe. Ubwo ngubwo nahise mfata Robert boss wanjye, mufata amaboko yari ari kuntakira, mpita muhagurutsa byihuse ndamubwira nti rwose nta kibazo rwose boss, ntugire ikibazo, nta kibazo rwose cyabaye. Ngiti mbabarira ntunyite boss, nyita papa wawe umunsi umwe. Ntabwo rwose byari bunzemo kumwita papa uwo mugabo, ahubwo nari ndi gushaka ikintu cyatuma menya impamvu mama yamenye ko boss ari we Ephraim. Noneho ngiye kumva numva mama arikurira nyine akubwira ati na ya nkovu uracyayigira Ephraim we uracyayigira. Ubwo ndebye mu maso boss yari afite inkovu ku jisho, inkovu ariko bitagaragara ku buryo cyane ku buryo umuntu wese yahita ayibona, ariko nyine inkovu yari afite ku jisho ngo yagize akiri umusore niyo yari yeretse mama ku ifoto nari namweretse ko nyine Robert ari we boss wanjye. Bahise nyine yinjiza mama amujyana muri salo, ahafata Ariete amubwira ati ngwino nkubwire, twese atujyana muri salo. Ubwo yafashe ijambo abwira Ariete, bavuga ukuri kose kw'ibyabaye, bavuga uburyo bahuriye ahantu mama yakoraga akazi ko mu rugo, byose barabivuga. Avuga uburyo yahunze ashakisha uburyo yahunga umusaza aho mama yakoraga, bakimara kumenya ko atwite bari kumuhiga, ariko aza kugaruka kumushakisha aramubura. Ubwo yahise ahaguruka arongera arampobera ati Keve mwana wanjye, uri umwana wanjye, uri umuhungu wanjye, ndagukunda cyane, aka kazi ko mu rugo wakoraga aha ibintu byose bireke, uri umuhungu nanabuze, niyo mpamvu natinze gushaka rwose. Laurence naragushakishije imyaka irenga 10 narakubuze, kuko nari mbizi ko ufite umwana wanjye, nari mbizi ko nasize nguteye inda, byose nari mbizi, ariko narakubuze rwose. Ubu rwose nicyo kintu cyatumye ntinda gushaka. Nabonye amaherezo yo kukubona byaranze, bitamo kwishakira amafaranga, nibwo namenyanye na Ariete umugore wanjye mwiza. Ubu tubana, tukaba dufitanye n'umwana uyu nguyu w'imyaka 5. Ubwo ibintu nari meze nk'uri kurota. Ubwo kuva uwo munsi nabigumye aho ngaho, maze mama ndetse na Robert, mama yitaga Ephraim, twe tutazi ko bari baziranye kera kiri umusore, yamwitaga we Ephraim, twe tumwita Robert, nanjye mwita Robert. Kumwita papa nari ntarabyiyakiramo. Yaraje tujya kureba abana bato twasize mu rugo, Pasi ndetse na Debora, tubakurayo tubazana mu mujyi. Baza mu mujyi, Robert abashakira ishuri ryiza, agurira mama inzu nziza, mbese nanjye njya kuba iwacu kwa mama, nawe agumana n'umugore we Ariete, ariko tumeze nk'imiryango ibiri yose imeze nko mu rugo. Ariete ntabwo yigeze arakara, yabonye ko ipfundo riri hagati ya mama ndetse
na Robert rirenze imitekerereze yaba iyanjye yaba iye ndetse n'iyabo, maze tubana neza. Ubu ngubu rero papa yakomeje kumfata nk'umwana we. Ubu ngubu amaze gukura, nagezeho nshaka umugore, ubu nanjye rwose mbyaye rimwe, tubana neza. Ubu ngubu ibintu byagenze neza. Debora yaje gusoza nawe kwiga nyine segonderi. Ubu ngubu nanjye ndaho, ntabwo nakomeje ibyo kwiga ishuri kuko nahise nsaba data kunshyira mu bintu bya bizinesi, ntabwo nari ngishaka kujya mu byo kwiga cyane. Ubu nanjye mfite inzu zanjye, mfite akazi keza, mfite buri kimwe, nkora bizinesi, mfite umugore wanjye nkunda cyane. Ubu ngubu twese turi umuryango ushima Imana. Mama yarasirimutse, yarongeye aba inkumi, aba nka kera rwose. Ibintu byagenze neza kandi narabyishimiye. Ni ibintu byaturutse kuri telefone bosi wanjye nakoreraga mu rugo yanguriye biturutse ku ifoto. Rwose ni uko nguko ubuzima bwanjye bwahindutse ubw'igitangaza. Bikaba ari ubuhamya numva nabwira buri muntu wanjye wese kugira ngo ajye yumva ko ibintu bishoboka. Ubwo ni uko byagenze rero. Keve inkuru ye yarayimbwiye, numva ngomba kuyibabwira. Inkuru ya Keve nuko yarangiye. Urumva ko ntaho Imana itakura umuntu ngo imushyire, kandi ibitangaza biracyakoreka. muntu wanjye unkurikiye, ndagushimiye rero, kandi nyine iteka uba uhawe ikaze. Kuba warakoze subscribe birahagije rwose. Ujye ukora share ndetse utere na comment, bizanshimisha cyane, maze tukure kandi dukuze imibereho myiza y'ubuzima bwacu bukunda Imana n'abantu. Ciao ciao rero, murakoze cyane. Njye nitwa Tinsanze mwahoranye, kandi Imana ibarinde. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media. Njye nitwa Tinsanze. Ciao ciao, nakagaruka.